cyashaka y'abageni bacu kuri uyu munsi tugiramo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icy'abantu baba baje gushyigikira uyu muryango kugira ngo ushyingiranwe mu buryo no mu nzira zikurikije amategeko. None rero tukagira n'ikindi gice cya kabiri cy'abantu baba baje gutaha ubukwe kugira ngo bice ubukwe. Igice cy'abantu baje kwica ubukwe nicyo muri aka kanya tugiye guha umwanya. Mbese haba hari umuntu muri mwebwe waje hano afite impamvu simusiga yatuma umwe muri aba bageni badashyingirwa? Urahari? Yego, ko mu Mutwama. Yego. Haba hari umuntu ufite impamvu yatuma umwe muri aba bageni tutamushyingira? Twabonye umwe, Imana imuhe umugisha natambuke aze dusuzuma impamvu ye. Uwaba ari wundi nawe yatambuka kuko iki gihe ni igihe cyiza cyane. Maze mukunda imanza kubi. Abantu bose barahagurutse. Tambuka hariya. Bivuga undeba hagarara ufite ikibazo ki? Nitwa Mukamashyaka Françoise, nkaba nturutse mu mudugudu wa Nyabugogo. Yego. Ikibazo mfite kinzanye hano muri iyi mbaga y'abantu, nabyaranye n'umuhungu bita Sebanane Furoni. Umwana ndamurera, umwana bigeraho agize imyaka 5, nza hano ku murenge hayoboraga umugabo bita Valensi. Mugezaho ikibazo cy'umuhungu bita Sebanani, arambwira ati uwo muntu kuvuje kumurega reka tuguhe konvokasiyo uzamuzane hano turebe uwo mugabo wanze umwana. Umugabo namujyanye konvokasiyo nyigereje mu mudugudu arayimushyira. Umugabo yarakunze araza aritaba, amaze kwitaba ta sivile wari uhari ariko ndumva atari uwo nguwo. Amaze kuza aramubaza ati ni kwa mugabo, kuki wabyaye umwana ukabumuhakana? Urumva uwo mwana uzamushyira hehe? Ati njyewe niba umuntu atarangejeje uko ngo umwana ngo yamubyaye ari uwanjye, ati ibyo nabizira. Ndetse aho bikumenyeshereje ukoze iki? Ngo njyewe ngo ntabwo ari uko nanze umwana, ngahubwo ngo nuko atangiye ari n'uwanjye, kandi umuntu nta kuntu ntagize. Mu mibereho wanjye ntabwo njya mbasha gutikura n'umuntu. Umwana naramureze, umwana mutangije ishuri, umwana muhirira mitiweli, ibintu byose nigiye kubibazwa, ariko njye ntabwo utaragize neza. Mwari guhumugisha umubyeyi. None niba umuntu aje gufata idarapo akaba aje kurahira ko aje gusezerana, n'umwana w'imfura yakaba yaramwanze, arumva uyu mwana nzamushyira he? None njyewe ndagira ngo mumbarize uwo muntu igitumye aje gufata idarapo n'uwo yabyaye akamwemera. Kumbe kandi n'ubwa kabiri yaje kundega umurenge n'ibintu yarambije kwitaba kujya mu biro turicara batubaza amakosa
umwana ari uwawe bande bande bavuga ko ari uwawe umwana niwe bivuga cyane abantu bari kubivuga aravuga ko umwana ari uwawe ntabwo ari uwanjye bisubiyemo ntabwo ari uwawe bisubiyemo urahamya ko atari uwawe cyane madamu usanga mubana usanga mubana uramuzi se mufitanye n'umwana mufitanye umwana w'imyaka itatu wowe se ntabwo urabyumva ko yabyaranye n'uwo mugore none se ubu aka kanya tugiye gupimisha uwo mwana tugasanga ari uwo mugabo wakomeza ukabana nawe umwana mwamurira ntabwo madamu ariwe wanyemerera umwana njye n'umwana bahakana ko umwana atari uwawe umwana ntabwo ari uwawe akimenye icyo kintu uvuze akimenye yarateguye aravuga ati we madamu nimba uri kuvuga ko uno mwana ari uwundi musore kwanza yanamubwiye ko yamaze gushaka aramubwiye yarashaka afite undi mugabo we yaje kurega afite undi mugabo mbese murabizi ko afite undi mugabo reka mubwire uyu muntu yantenda ndi umukobwa nawe ari umusore amaze kuyintera ndagenda mbyarira iwacu bisanzwe kuko sijye wari ubwambere hari mbyariye iwacu umuhungu ndamwihorera ariko abo banyamakuru ko banyengereje abanyamakuru mwanyengereje rwose niko amafoto mwayafashe nawe uri mugende ubwo aho ngaho avuga ngo Dimeni ngo yaramubajije ngo icyo kibazo yarakivuze Dimeni yaramubwira ati wa muhungu uyu mwana sinari nanamuzanye nari nazanye ifoto ye yonyine ifoto ndayizamura nyereka Dimeni arambwira arangije aramubwira ati ni kwa mugabo ifoto biriya barasara ati none dore n'umubyeyi nawe niba akugejejeho ikibazo cy'umwana afite imyaka 5 akaba yararwanye urwo rugamba ati hari uko atagize Dimeni arambwira turi mu cyiciro cya kangahe ndamubwira igihe ndi mu cyiciro cya 2 iyo uba uri mu cyiciro cya mbere mba muhaye inzira unyuramo ugatanga igarama uyu muhungu barangije baramubaza ati niko wa muhungu baramutse bakubaje bafashe amaraso y'uyu mwana bagasanga muhuje ati ibyo uyu mubyeyi yagusaba byose wabitanga ati jyewe nabyemera ariko jyewe mu mibereho yanjye jyewe nta n'ikindi nifuza ko uyu muhungu nimba nasezerana n'umugore we nasezerane ariko niyandikisha umwana mu irangamimerere uyu mwana ageze hano ataragera mu irangamimerere jyewe nabyaye mfite imyaka 17 maze kubyara mfite imyaka 17 naje kandi ubu se umwana afite ingano ubu afite imyaka 10 yihangana n'umwana none jyewe mu gihe nari mbyaye ntarangamuntu mfite naraje tasivira arambwira ati niko ko ntarangamuntu ukaba uzanye agakarita ka mituweli konyine nta narangamuntu y'umugabo umwana ntiyanditse n'umwana ntabwo yanditse jyewe naje bangasutse ntabwo nabona uko nandika umwana nta byangombwa icyo ushaka ni uko yandikisha umwana mu irangamimerere niyandikisha umwana we mu irangamimerere amwiyandikeho ubu nasezera urakoze nawe musubiza mikoro hanyuma twanzu jensi we urandikisha umwana mu irangamimerere yaba arimo kurimata twebwe ntabwo tuguhata turagusaba gukora ibyo umutima wawe ukubwira niba umwana wawe kuko uriya ni umuryango ariko rero wumvise abantu bavuga ko basa kandi ubu turakugira abantu mwahagurutse turatuma tutumvikana
ayikingu sibyo niko shefu twebwe ntabwo duhita kumwandikisha umwana uyu mwana ari umujyambere koko icyo gihe ntabwo warabonanye n'uyu mudamu kuko tubakugira inama ntabwo mwaba mwarabonanye oya umwana ntabwo ari uwawe umwana rwose ntabwo yandeze kugatera n'amakanije ntabwo yanzeraga nimba ashaka kumwumva cyangwa wenda ko namwemera mu mbaga z'abana akaba amunyihereye namunyihereye kandi kumbwira ngo ubwo nemwemera ko twajyana ukuvuga ntawe wigeze uhurira nawe yahuye na data wacu siko yahuye na data wacu ntiwasobanuye nimba ari we sinzi barahuye yaramushatse nimba ari we bamubyaranye sinabimenya gusa nzi yuko yamushatse bakamarana n'igihe akanabifungira aranabifungira yuko ngo yamufashe ukora umurava ndagira ngo rero dusoze kuri iyi ngingo nyuma y'uko bigaragaye ko hari umuryango hano batambamiye mu mategeko ubundi bavuga ko umwana ukomoka ku babyeyi batashyingiranywe ngo kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere kandi umugabo ufite abagore benshi yemerewe kuba yahitamo umwe bagasezerana imbere y'amategeko. Nshingiye rero kuri iyo ngingo ya mbere nagira ngo mbwire uyu mumama utugejejeho ikibazo kuzakomeza kutugana kugira ngo tumufashe ikibazo cye kizahabwe igisubizo. Nta handi bizanyura rero niba uyu mugabo ahakana umwana we ntacyo turi bumukore kugira ngo tumutsindire, sibyo? Aka kanya ntabwo turi bumenye ukuri kw'ibyo uvuga n'ukuri kw'ibyo avuga. Turasaba wowe madamu watugejejeho ikibazo gutanga ikirego cyo gushakisha se w'umwana, icyo bita recherche de paternité, ugasaba urukiko ko kwemeza ko uwo mwana wavutse ari mwene runaka uriya mugabo, ugasaba ko amugenera ibimutunga ariko akanamwandikwaho kugira ngo agire uburenganzira ku mutungo wa se, sibyo? Ibyo ngibyo urukiko nirumara kubyemeza uzatuzanira icyo cyemezo cy'urukiko niturangiza tukandikeho uriya musore. Ibi rero ntabwo biri mu bitubuza gushyingira umuntu, sibyo? Ahubwo utugezaho icyo kibazo aho ukagenda ukanagikurikirana kugira ngo umwana abone se. Ariko icyo nakubwirira abagabo nk'aba, niba koko ari uwawe muvandimwe, bitubwirire hano wandikisha umwana wawe unashyingiranwe n'umugore wawe abizi, kuko ibi biri mu mpamvu ishobora gutuma ubana n'umugore wawe muhora muryana, sibyo? Ibi yumviye ahangaha utabivugiye aha, cyakora ubu ngubu bivugiye hano arabyemeye ati twanamurera n'uwacu. Ubu ngubu nabyemeye ukanamwandikisha mwamurera akaza mu bana banyu. Urabona ukuntu ari mwiza? Ntabwo ubona ukuntu ari mwiza rwose? umwana wese amarina rero niyo nama nakugira madamu. Rero wowe niba yabihakanye nta kindi turi bukore kugira ngo tubimwemeze. Igisigaye ni ukujya mu rukiko ugasaba icyo bita recherche de paternité, hanyuma noneho urukiko rukemeza ko ari mwene runaka, bamara kubyemeza noneho akaba ari we agakaza tukamupandikaho, sibyo? Ariko hagati aho ugende utuzanire ifishi y'ikingira, hanyuma n'icyemezo cyo mu mudugudu ko ari umwana wawe n'irangamuntu yawe, noneho umwana tumwandike agire irangamimerere yuzuye, sibyo? Birumvikanye? Ariko hari ikindi kibazo mfite. None se niba mugiye kumusezeranya akaba agiye gusezerana n'uyu mudamu we, umwana akaba mwanze mu ruhame rw'abantu mwumvira ngo azamwandika ku mugore barasezeranye bikunde? Ntabwo bazamwandikwaho, wowe uzamwandikwaho. Noneho se azabarwe nde? Ise azaba se ari uko twamaze kubona cya cyemezo cy'urukiko cyemeza ko uwo mwana yabyawe n'uriya. N'abandi rero mwabasezeranya ari uko yamaze kwemera uyu mwana we ntawe uyu mwana namujyana, igihe maze mwangana nawe ni kinini azasezerana
gusezerana nawe. ntabwo wagira ute igihe nasezerane reka wa mugabo ntabwo mubujije gusezerana ku barimo ahamagara mu ruhame rw'abantu yuko uyu mwana amwihakanye. yego ntabwo umwana azamwemeza yuko niriwe ngenda mu nkiko nawe nareke gusezerana azasezerana ari kwiyandikisha umwana. ntabwo nabyemera ntabwo yakwizera ko bafata uyu mwana bamuhereranye enye basabye imana sinabyemera kuko agahinda mfite ni kenshi. ese niba narashatse umugabo nkaba afite umwana ungana gutya ntabwo yasezerana nawe atandikisha uyu mwana. dukorane umurava ngaho ni mu rucuru urubanza. buretse ni mucuru urubanza abemera ko isezerano dukorane umurava abemera ko asezerana ni bande abemera ko baza kwandikisha umwana ni bande naho buri wese nagerageze guceceka. amarangamutima yarakomeye kandi nibyo kubona umwana wavutse uyu munsi umuntu akamwihakana urumva ukuntu bibabaje kandi uyu mubyeyi yaramureze imyaka yose. hanyuma rero nagira ngo noneho tubivuge dukurikije amategeko. mu mategeko nta tegeko na rimwe ribuza uyu mugabo gusezerana, nta kintu na kimwe ashingiraho amwemeza ko umwana rero murabyumva. ari ibyo umuntu yagerera umuntu wishoboye cyangwa se ufite uko ameze akaza akavuga ati uyu mwana niwe twagize gute twamubyaranye. murabyumva. ariko muri mwese ntawe utubwira ati nibyo koko turabizi barabaye yenda baramubyaranye ageze aho aramuta none yanze kugira gute yanze kumwandikisha kumwandika umwana. rero ahubwo twebwe icyo dukora uyu mubyeyi turamugira inama yo kugenda akajya gutanga ikirego mu rukiko kuko twebwe ntabwo duhamya abana ngo tubahamye ko bakomotse ku mubyeyi runaka, sibyo? none rero madamu nagira ngo mugire inama ko iki kirego cyawe wazakijyana mu nzego z'ubutabera bagasuzuma ko uwo mwana koko ari uwuriya mugabo, hanyuma nibirangira n'ubundi azabona uburenganzira yari yaravukijwe, yaba yarasezeranye cyangwa se yaba atarasezerana, byose biba bingana, sibyo? twarekera aho ngaho. murakoze cyane, nta kindi twagufasha kitari icyo gihe mwajya kwiyicarira. muzamure ikiganza cy'iburyo. yewe vuga izina ryawe. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe
izina ry'umugore wawe mbere umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze, nimugurane. Abageni ko basa abageni si impanga, uri impanga? Ntabwo muri impanga.